Taliki 5 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni umunsi wa 29 mu minsi ijana Jenoside yakorewe abatutsi yamaze, ukaba uri 125 mu minsi igize umwaka. Kuri uyu munsi nyuma y'imyaka 32 leta y'abicanyi yari ikomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba abatutsi mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Guhera mu ntangiriro y'ukwezi kwa Gicurasi 1994 uko FPR Inkotanyi yagendaga itsinda urugamba ari nako ihagarika Jenoside mu bice yabaga imaze kwigarurira, guverinoma y'abajenosideri nayo ikaba yari iri gukaza umurego ishyira imbaraga mu kwihutisha ibikorwa byo kwica abatutsi. Taliki 5 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane umubikira Mukangango Gertrude yicishije abatutsi ba nyuma bari barokotse ubwicanyi bwo ku itariki 22 ndetse no ku itariki 25 Mata, ubwo ni umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abo bakaba bari bahungiye mu kigo cy'ababikira yayoboraga cyari Isovu muri Huye. Muri icyo kigo guhera tariki 17 Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hahungiye abatutsi barenga ibihumbi 10 bicwa mu byiciro bitandukanye. Urubanza rwa Mukangango Gertrude rwabereye mu Bubiligi mu mwaka w'2001 akatirwa igifungo cy'imyaka 15. Nyuma y'aho afunguye yanditse igitabo gipfobya amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi, kinenga imikorere y'ubutabera kandi kibasira cyane abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi, abagaragaje uruhare rwe muri Jenoside Isovu harimo n'ababikira bagenzi be bagize ubutwari bwo kumushinja. Kuri iyi tariki radio RTLM yatangaje ko icwa ry'abatutsi basigaye rigomba kwihutishwa. Taliki 5 Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane radio RTLM yanyujijeho ubutumwa n'ibiganiro byinshi bikangurira abategetsi bose ba Hutu Power, baba abanyapolitike, abasirikare, abajandarume, interahamwe n'impuzamugambi gushyira imbaraga mu kwica abatutsi ahantu hose bari baherereye. Ubwo butumwa bwakurikirwaga n'indirimbo za Simoni Bikindi zigenewe gushyushya imitwe y'abicanyi. Abanyamakuru ba RTLM kandi bashyiragamo ubutumwa bavuga ko buvuye hirya no hino mu gihugu, bishimira ko bisha abo bitaga ibyitso by'umwanzi, no kuvuga abatutsi. Radio RTLM yunganiwe na Radio Rwanda mu biganiro byayobowe na Jean Baptiste Bamwanga no mu butumwa butandukanye bwatanzwe n'abanyamakuru b'intagondwa ba Radio Rwanda barimo Foroduwari Ntawurikura, Auguste Hatari, Robert Simba ndetse n'abandi. Kuri uwo munsi kandi umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye itangazo ryamagana ibiganiro Radio RTLM yahitishaga kuri radio bihamagarira kwihutisha icwa ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu. Ibi twagarukagaho ni Ibyaranze taliki nk'iyi ngiyi myaka 32 ishize ubwo Jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uyu mubikira n'ubundi Mukangango Gertrude akaba ari mu bicishije abatutsi ba nyuma bari barokotse ubwicanyi bwo ku itariki 22 ndetse no ku itariki 25 Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bari bahungiye mu kigo cy'ababikira yayoboraga cyari Isovu muri Huye. Iyo rero nubwo n'ubundi yakatiwe imyaka 15 ubwo yafungurwaga, yakomeje kugenda apfobya amateka ya Jenoside yari yaragizemo uruhare. Njyewe ni Confiance, iyi Isaniro Empire, twibuke twiyubaka.